Uwiteka turakwinginze ngo amarembo yose bazamuriye kuturwanya arimburwe mu izina rya Yesu. Amarembo yose y'umwijima bazamuriye kutugirira nabi narimbuke mu izina rya Yesu. Turimbura amarembo yose y'umwijima bazamuriye kuturwanya mu izina rya Yesu. Irembo ry'izuba niririmbuke mu izina rya Yesu. Irembo ry'umwijima ryubakiye mu zuba niririmbuke mu izina rya Yesu. Turaturoka izuba ryaremwe n'Uwiteka. Izuba riguma kumvira imigambi y'Uwiteka. Ikigirwamana zuba mu izina rya Yesu twitandukanyije nacyo. Twitandukanyije n'Imana y'umwijima zuba mu izina rya Yesu. Twitandukanyije n'amayeri yose Sekibi yakoresheje kugira ngo abantu basenge ikintu kigirwamana. Twitandukanyije n'umunsi w'umwijima bitiriye ngo ni Noheli. Twitandukanyije n'uyu munsi. Ubundi ivuka rya Yesu ryakwiye kuba umugisha ku bana b'Imana. Ivuka rya Yesu ryakwiye kuba umunezero ku bana b'Imana, ariko Satani yabyivanzemo. Niyo twitandukanyije n'imihango ya gipagani ikomoka i Roma yibakiye kuri uyu munsi. Imihango yose y'umwijima bakora, ibitabo byose batanga, twitandukanyije nabyo mu izina rya Yesu. Twitandukanyije n'abajezuiti mu izina rya Yesu. Twitandukanyije n'imihango y'umwijima abajezuiti bakora kuri uyu munsi bitiriye ngo ni Noheli. Twitandukanyije n'iyo minsi y'umwijima. Turatandukanya ivuka rya Yesu n'iyo mihango ya gipagani. Turatandukanya umugisha duhabwa muri Kristo Yesu n'iyo mihango ya gipagani abaromani bazanye mu bana b'Imana. Twitandukanyije n'ubupfumu bwo muri iri dini. Twitandukanyije n'ubupfumu bwabo. Twitandukanyije no kwica amategeko y'Imana kwabo. Twitandukanyije no guhindura ibihe kwabo. Twitandukanyije n'ibikorwa bya Sekibi biri muri iriya dini. Twitandukanyije n'ibyo bizina rya Yesu. Twitandukanyije nabo. Twitandukanyije n'ibigirwamana byabo. Twitandukanyije nabyo mu izina rya Yesu. Twitandukanyije nabyo mu izina rya Yesu. Twitandukanyije n'icyo bise ngo ni Mother Earth, ngo ni nyina w'isi. Twitandukanyije n'icyo kigirwamana mu izina rya Yesu. Kigirwamana bitiriye Mariya nyina wa Yesu kugira ngo bajirishe abantu. Twitandukanyije nacyo. Twitandukanyije n'iyo mana y'ikuzimu, iyo mana abahanzi birirwa baririmba. Twitandukanyije nayo mu izina rya Yesu. Iyo mana abantu bashimbuje Yesu, twitandukanyije nayo. Iyo mana y'ingore twitandukanyije nayo mu izina rya Yesu. Turatura ko Uwiteka ari Imana yacu. Turatura ko umwami Yesu ari umwami wacu udasimburwa. Turatura ko umwuka wera ari umugenga wacu. Twitandukanyije n'umwuka w'ubupfumu ukorerwa mu idini ry'abaromani. Twitandukanyije n'ubupfumu bakoreye muri uyu munsi bise ngo ni umunsi wa Noheli. Twitandukanyije nabyo mu izina rya Yesu. Mwene data wowe utari ubizi, ndakwingingira kugira ngo witandukanye n'imihango ya gipagani y'abaromani yibakiye ku munsi wiswe ngo ni Noheli. Ivuka rya Yesu ryakwiye kuba umunezero, ryakwiye kuba ibyishimo, ariko babyivanzemo. Satani yabyivanzemo. Niyo twitandukanyije nawe, twitandukanyije n'imigambi ye mu izina rya Yesu.